Eres tan bravo. Abona bongo sister. Aleluya. Karibu karibu. Bene data mwiyeze mu mitima kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe kigoramye. Inshuti zacu, inshuti z'Imana, inshuti z'umusaraba, turabasuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Tunejejwe no kuba turi kumwe namwe uyu munsi kuri iyi saha. Dusuhuje ibihugu tubandikanye, dusuhuje Kongo n'abakongomani bose, imiryango iriyo, dusuhuje u Rwanda n'abanyarwanda, dusuhuje abari muri Amerika batwumva, dusuhuje abari mu gihugu mu Burayi hirya no hino. Ese mwese muraho, muri amahoro? Aho bitameze neza mwihangane, dufite Uwiteka ushobora byose, umutakiye aramwumva kandi akamusubiza. Kandi twe ngo musabe muzahabwa, mukomange muzogurirwa. Uyu munsi turi he? Uyu munsi twasuye urugo rushya rwa mwene data ndetse n'umushiki wacu, n'abageni bakoze ubukwe vuba, ariko uyu mwumva ni mwene so Damien Dusabe. Channel mukurikira ikaba yitwa Umubwiriza Online TV. Tukaba twishimiye kuba namwe, twishimiye kubasura uyu munsi. Muraho, muri amahoro? Duhereye ku duhereranye cyangwa dunyegereye yabasuhuza akabibwira, hanyuma agapresentana n'umufasha we nawe akabibwira. Murakoze. Murakoze. Nitwa Mfitumukiza, uyu akaba ari madamu wanjye. Murakoze mwarabamugisha. Nawe yabibwira, avuze ko ari madamu wawe ariko ntabwo ubushize izina wawe kivuga nta kibazo. Murakoze, arangirishwa Paulde, akaba ari mu Rwanda rushasha, abantu bishimiye umushyitsi wasuye. Imana umugisha. Nawe twishimiye kubakira, kuko numvise baravugira hasi kandi ni umuntu w'umugabo yongera ijwi kugira ngo bamukurikiye bazabashe kumwumva neza, sibyo? Twishimiye ko namwe uyu munsi, kandi twishimiye uburyo mutwakiriye. Twaje abatwumva nibaze ko twatangiye nk'apagani cyangwa se nk'uko abandi bantu bigenza, twatangiye tunywa akanyobwa turagasengera, dutangiye n'isengesho. Ikiganiro cyacu tugishyira imbere y'Imana, kandi none turaza gusoza n'isengesho. Ibiganiro byacu by'uyu munsi twifuje kuza kubaganiriza, kuko duheruka hano mbere y'uko mugera muri iyi nzu tuza kuyihesha umugisha, none tuza kubana namwe turi mu bukwe. Twifuje kuza kugira ngo tumenye ese nyuma y'ubukwe bimeze gute. Wabonye itandukaniro rya hagati ya celibateri no kuba wubatse, itandukaniro ari irihe? Murakoze. Harimo itandukaniro rinini cyane. Ikintu nababwira cyo burya itandukaniro ririmo iyo ugize amahirwe ugashaka neza, ugashaka Imana igushyigikiye, ubona itandukaniro rinini kandi urugo rukakuryohera. Nanjye ndabona itandukaniro, uko rwarandyoheye, neza Imana mpaye umugore mwiza ukunda, nanjye nkunda, usenga nanjye nsenga. Urumva urugo njyewe rwarandyoheye, nta bya bibazo nzi bya bindi usanga abantu bashakanye ejo batandukanye cyangwa batonganye, ugasanga hari n'ibibazo. Twe hano mu rugo duhora twishimye, duhora duseka, tuba turi babiri hano, ariko ntabwo uhageze udutunguye wagira ngo haba harimo abantu benshi, bitewe n'ukuntu njye nawe tuba tubanye, turakina, tukagira gute, nyine ukabona ko urugo ruryoshye rumeze neza, nta kibazo. Amen. Imana ishimwe cyane kubw'iryo jambo uvuze. Ni byiza kandi bimeze neza. Ariko ubushize turi kumwe wambwiye ko ati nubwo Miss abaho ati nasanze mu bufasha wanjye ari Miss wa mbere.
se kugira ngo babe minsi wa mbere hari ibintu akanya ubukwe kugira ngo ntabwo buramara amezi angahe bubaye wari wabona akantu kabisa kitandukana uvuga ati uyu niwe minsi niwe mufasha kabisa karimo ikintu cy'itandukaniro kirahari ni kinini cyane kuba byonyine ari we nahisemo nkavuga ngo nguyu nawe tugomba kubana mu isi yose mu bakobwa benshi abo twagiye tumenyana bamwe bakagenda gutya ariho igihe cyo gufata umwanzuro mfata umwanzuro karimo ati foyibe niwe rwose niryo tandukaniro rihari urumva umuntu uhisemo nyine nuko abaruta abandi bose nanjye biranejeje kuba muri uyu mwaka ari mu couple ya mbere ishinze urugo vuba mbashe gusura ariko nanjye impamvu nahisemo kuza kubasura burya bajya bavuga ngo byiza biravugwa barambwiye ngo ni mu couple ya mbere idasanzwe kuri uyu mwaka niko bimeze ibyo ntabwo tubizi ni abantu wenda babizi ibyo ngibyo nta makuru dufite kuko tubona ari ibintu bisanzwe rwose burya ejo bundi aretse gutambuka ubukwe twaganirije abantu bamwe na bamwe batubwira ko ni muracyari bashya ariko ngewe nk'uwo muntu wabasuye mfite ubunararibonye mu buryo byo kubaka urugo kuko imyaka kujya kugera muri 20 nubatse naganije abantu benshi batandukanye bambwira ko urugo burya rwubakwa no kwihangana kandi ko abantu batabana ari abamarayika buri muntu ashobora gukosa mu gihe mugenzi wawe wakosheje ukamubabarira kandi nawe akaba umuntu uciye bugufi umenya gusaba imbabazi ibyo rero turabishimira Imana ko mukiri bashya taraba kandi turasaba Imana kugira ngo izabarinde ibibazo urugo rwanyu ruzabirwe n'Imana nk'uko babasengeye kandi mu rugendo rwanyu rwo kubaka imigisha yose yabasabiye nawe turavuze ngo izababeho kandi Imana izabafashemo so nkaba nashaka kugira ngo mubaze ikibazo nk'abantu bubatse mukamusenga kandi mwubakiye ku bushake bw'Uwiteka hari ijambo rivuga mu Bakorinto ba kabiri Bakorinto ba kabiri 6:14 aravuga ku jambo ku mutizera n'umwizera ati ese uwizera n'umutizera bafitanye umugabane iki icyo kintu ku ruhande rwawe nka couple nshya cyangwa umuntu ubatse urugo vuba ubyumva gute ese ni byiza ko twabana nabo ni byiza ko twakwifatanya nabo cyangwa uko icyo bivugaho hari ikintu nawe wakongera kuri icyo kintu nge ikintu nabivugaho ku muntu utizera ntabwo irinde kwifatanya nawe mu bintu akora ariko nanone wimuca cyangwa se wimushyira ku ruhande kuko ntumuhakate wowe ubwawe ya mico yawe kwa kwizera kwawe gushobora kumuhindura bigatuma nawe yizera akareka wenda ibibi cyangwa se imyumvire yari afite mbega n'umuce n'umuhakato n'umuheze mushobora kubana mukaba mwanakorana ariko nifatanye mu mico mibi yafite none ijambo rivuga ngo ihene nziza nawe zirikaho imbi iri rya jambo ryawe rishaka gusobanura iki ngo njyewe kwa kiriya kintu ntabwo njye nkivugaho rumwe n'abandi bitewe wenda wowe uko ubyumva ukuntu abyumva twebwe ntabwo turi amahene ntabwo turi amatungo turi abantu uko ihene itekereza ntabwo ariko abantu batekereza sinzi impamvu bavuze uwo mugani cyangwa se bashatse kugereranya umuntu n'ihene bakamugereranya cyangwa se ugasanga ngo umuntu bari kumwiteranya n'impyisi ngo inzira ebyiri zananiye impyisi cyangwa ni inama umuntu ni umuntu umuntu niyo nyamaswa ya mbere z'ubwenge mu nyamaswa zose zibaho nta mpamvu yuko tugendera muri iyo migani ya kera cyangwa se mu byo abantu baba bashatse kugereranya nta kintu twazageraho kuko ari ibyo ngibyo ari no kuvuga nk'Imana ubwacu yari kuduha
yaremeye iza kubana n'abantu kandi izi neza ko abantu ari babi, ariko iza umurimo w'ubucungu, ariko iza mu gucungura ba bantu iraza yisanisha nabo. ni ukuvuga niba turi abakristo uri kuvuga ati twegere abantu ahubwo tubereke inzira n'umuco mwiza. Yes, kugira ngo ya mico y'abakristo ba bantu bandi batari abakristo bashobora kubigiraho, ugasanga ya mico yawe ihinduye wa muntu. Forever hari icyo bivuga kumva ariko kuri okay, niko kuri, niko tugomba kwiyegereza abantu kugira ngo abantu bamenye Imana kandi basobanukirwe icyo turi cyo, nuko tugomba kubafasha. None ikindi biravuga ngo turabasirikare, hari umuntu uvuga ngo mutware intwaro zose z'Imana. Umusirikare agomba kuba ari umuntu witanga kandi ufite igihe. Umusirikare udafite igihe ku buryo umuyobozi cyangwa komanda avuga ati ibi n'ibi ugasanga ntafite umwanya, usanga adakwiriye kuba umusirikare. Kabiri Bibiliya ikavuga ngo abakristo nabo ni abasirikare bajya b'umwuka. Ese umukristo udafata igihe cyo gusenga agafata igihe kinini, ni urugero ari mu bye ukwezi amezi abiri ashakisha imibereho, ese uwo yaba akwiriye kuba umukristo cyangwa hari ikintu kiri kubura? Kuri icyo ngicyo cyo ndabyemera ko burya kuba umukristo ntabwo ari uguhora mu rusengero. Ushobora kuba uri umupagani ariko uhora mu rusengero, ushobora kuba ukora ibintu bibi uhora mu rusengero. Uri umupagani ugahora mu rusengero ugasenga. Kwitwa umukristo ntabwo ari ukujya mu rusengero bya buri munsi, ahubwo kwitwa kuba umukristo ni ukuba ugendera mu jambo ry'Imana cyangwa se iby'Imana ishaka. Nubwo muri Bibiliya havuga ngo ntitwirengagize guteranira hamwe, ariko ese niduteranira hamwe imitima yacu iraba iri hamwe cyangwa iraba itandukanye? Tuze bya nyirarureshwa byo kugira ngo bambone. Nshobora kuba ndi umukristo wowe utazi ko ndiwe kubera ko utambona ku rusengero bya buri munsi, ukanyita umupagani, ariko wowe uhora mu rusengero ukaba uri umupagani kundusha. None se dufite iryo jambo umupagani ukurusha, uwo muntu uhora mu rusengero akaba umupagani nyamara udasenga agasenga rimwe rimwe ugasanga ari umukristo mu buryo umwe na bumwe. Umupagani ni iki kiba kimuranga cyatuma tuvuga ati ni umupagani asenga? Buriya uzamure bigakeye. Njyewe ikintu ibyo bintu ntabwo ari ukuvuga ngo ni ugupinga ibyo abantu bavuga cyangwa se bumva, kuko njye mfite imyumvire yanjye. Kuba uri umuntu udasenga n'undi asenga, gusenga ni byiza pe, ni byiza cyane, hari n'icyo bifasha. Ariko nanone hariho abahora mu rusengero ariko ugasanga ni ba bandi b'abanyabyaha bakora ibyaha bihishwa, bafite wenda nk'ikintu cyababase cyananiye kubireka, ugasanga ari bikamufasha buriya tukubwira baradukurikiye uzamurije kandi ureba badukurikiye kandi bakumve. Ni ukuvuga ngo umuntu tuvuga ngo ni umupagani ariko usenga, ikimuranga asenga akora ibyaha bwishwa, ashobora kuba yasambana, icyaha kibi kinakomeye birivuga, ashobora kuza gusenga avuye mu rugo yinywera akayoga, akanywa akayoga ngo ntawe mbonye kandi Imana iri kumureba, akaza agasenga akareka abantu ko ari umukristo. Yari umuntu umupasiteri ugasanga aje kubwiriza ngo usanga mu mwuka ukumva nyine umuriro uratse, naho wa muriro uri kuva ku kayoga aje yasomye, abana avuga ati uri umupasiteri, uri umukristo, uri kabisa rwose uyu muntu akoreshwa n'Imana, ariko burya akoreshwa n'akayoga yaje yinywera mbe muvandimwe. Si ubwo urumva icyo kintu atari kibi gusoma n'umupagani udasenga. Okay, urumva icyo kintu nawe ni kibi nk'urwo rugero utanze ni narwo. Njye nshobora kwirirwa no mu rugo ukajya ku rusengero, njye nkirirwa no mu rugo, ariko ibyo niriwemo ntabwo ubizi. Wibwiye ko wowe wagiye gusenga mu rusengero, wenda wowe wacumuriyeyo
warebye umuntu aragucumuza wageze wenda umuntu abwiriza ibintu ntibabyumva neza nk'uko weho waba ushaka kubyumva ugasanga utekereje nabi njye wasigaye hano mu rugo nta kintu na kimwe nigeze ntekereza cyangwa se ndeba wenda nasigaye ndi kwisomera Bibiliya nasigaye ndi kuririmba urumva icyo gihe imyuka yacu ko turi babiri iratandukanye uri mu mwuka wo gucira abantu urubanza njye ndi mu mwuka wo kwegereza Imana kandi byitwa ko wagiye ku rusengero njyewe nisigariye mu rugo kujya mu rusengero rero njye ntabwo mbona ko bya buri munsi cyangwa se ntabwo njya mbona ko ari ibintu bigaragaza umukristo none foye urabona ko kwirirwa mu rugo byahindura umuntu kuba umukristo cyangwa gusenga ni ngombwa kujya gusenga bana kuba mu rugo gusenga ni ngombwa ikindi reka nyange foye ese twashigikira ba bantu bajya gusenga bihishe bafite ibintu bakoze inyuma ngo ntawambonye akajya gusenga yihishe byaba ari byiza cyangwa ni bibi tubyamagana baje gusenga bara nyine nubwo bawuca gusengera hari akantu wenda nk'umuntu abwiriza ngo twumve nubwo vuba nimbaze gukora ibyo byose hari ahantu ugera yabwiriza ukavuga ati nubwo naje muri inzoga ariko bavuzeho ko inzoga ari icyaha kandi ngushukwa nazo none bavuze ngushukwa nazo naje ubwenge ubwo nanjye ngumupfapfa kandi nemere ibi bintu mbireke hari iyo yabwirije wenda waje usambanye ukabyumva usambanye ni icyaha ntabwo nzongera cyangwa gati imbuga njye bari kuvuga hari iyo nyine umuntu abwiriza akavuga njye ari kuvuga ukagira ngo nyine ugahita ati wagira ngo bamubwiyeho bikunda kuba umuntu akabwiriza wenda akumva niwe ari kuvuga gusa wagira ngo njye ari kuvuga cyangwa wagira ngo yakubonye byariba Imana ngo umugisha muki wacu ikintu numvishe nuko uko waba uri kose kuba mu rugo kutabye mu Kristo ahubwo kwibagiye gusenga hari ikintu wunguka kigukura muri bya bantu tuvuga ngo bananiranye byanze iyo ugiye gusenga Branham hari umuntu waje kwizera igihe cya Branham umuhanuzi twumva twasomye turasomerwa kandi twemera no umuntu aje kwizera avuga ati ariko njyewe ninywera akayoga itabi byarambase yarananiye kurireka Branham aravuga ati simubwiye ngo reka itabi ariko izere uzusenge Imana yawe umuntu yaza gusaba Branham avuga ati ahubwo kuko mbona ufite n'ubushobozi itabi ushaka cyangwa ari kugurira uko uje gusenga uje gusenga ube wiringiye kutanipa cy'itabi uwo ni Branham umuhanuzi w'Imana abantu bibaza ngo abantu baza gusenga bose ngo n'abakristo ngo n'abarokore nuko bivuze sibyo ahubwo umuntu aza gusenga akeneye gukizwa akeneye kwera akeneye gusa n'ijambo noneho uwo muntu akayaza gusenga Branham ati ngira itabi narikuzaniye akamuha ipaki yaza gusenga ati ngira itabi narikuzaniye akamuha ipaki wa muntu ko aza gusenga intambwe ku ntambwe umunsi ku munsi Branham yabwiriza bashoje aje gusohoka ngo wa muntu arihe agenda aramubona aramusuhuza ati ryatabyana ati reka itabi mutsinira rikanukira maze ukwezi narivuye ngo amena rero amena abantu barishima ati kugira ngo umuntu hindura ni Imana ihindura urumva yasaga gusenga imyaka arinywa akaza gusenga igihe n'igihe ari kumutabi ariko igihe ariviriyeho Branham yabimenye kabira muri muhanuzi ajye kuri muhangoya ngo maze kwezi namutabi ngo narivuyeho kera ati Imana ishimwe ko Imana ishubije burya Imana irasubiza kandi Imana yumva gusenga ujye ureka abantu baza basenge dufite Imana ihindura sibyo dufite Imana ihindura rero twishimiye kuba turi kumwe namwe kandi twabanezerewe twabonye cyangwa se nabonye mwene data ku channel y'umuvandimwe umwe yitwa Big Man TV show mwaraganiriye umugabo yitwa Meshak turamusuhuje nawe azatubona natwumva ndabyo twamusuhuje kandi bigenda byiza gushyigikirana nimba nawe n'umuntu ari kuzamuka akaba yashatse channel ifasha abantu mu biganiro yitwa Big Man TV show nawe turamushyigikiye kandi turamusuhuje Imana mushyigikire kandi yakora ibikorwa ibiganiro bifasha abantu bigateza societe yacu imbere numvishe uvuga ku kintu rero
cyangwa mwaganiriye nabonye urimo kotsa inyama avuga ko umufasha wagize amahirwe gushaka umugabo ushoboye guteka agashaka umugabo uzi kotsa inyama mu bantu botsa. Ibyo bintu ntabwo byoroshye, ni ibintu byiza ese nibyo cyangwa ni ibintu nabonye online gusa? kuri icyo ngicyo ntabwo navuga ngo zamurijwe, ariko nubwo utararya tuje kare ndabizi ko mu gitondo. Kuri ibyo ngibyo ntabwo navuga ngo ikintu namubwira nyine impamvu nuko nabonye ari we ukwiriwe kuzajya mbese nazajya nitaho kwitabwaho cyane. Ngewe witaho cyangwa mishake? Mishake wowe witaho nyine ntabwo uri kutsobanurira madamu wanjye. Icyo gihe wotsaga inyama se mwari kumwe? Oya, ntabwo yari ahari. None mwitaho gute? Urabona abagabo ba kera cyangwa se mu mico y'abagabo bazi ko guteka ari ibintu by'abagore. Oya, guteka ntabwo ari iby'abagore. Nese igihe umugore azahura n'ikibazo adashoboye kujya mu gikoni uzabwirirwa. Ugomba guteka nawe agateka. Guteka ni nyine kumva ko watetse ntabwo ari ikibazo. Njyewe niba ari n'ikintu cya mbere nkunda mu buzima ni guteka. Bitewe n'uburyo ngiye mbikunda, ateka gake ni nk'aho ari njyewe uteka, ariko nkumva ko igikorwa ndi gukora ni icy'urugo, nta bindi ntekereza byo kuvuga ngo buriya mugabo kubateka umugore ahari ni ikibazo, ibintu nk'ibyo. Oya, ntabwo kudakora imirimo ko kuvuga ngo bongeje amasahani cyangwa se ngo sindi buteke ngo ntabwo ari nibyo byangira umugabo. Hoya, ntabwo aribyo bikugira umugabo. Ahubwo kuba umugabo ni ukwita ku nshingano zose z'urugo. Muri za nshingano harimo guteka, harimo kwita ku mugore, harimo gukora, harimo gukoropa, harimo ibintu byose. Ni urugo rwacu, ni ugufashanya. Kubaze foyi barabyemera ajya gutekera kabisa umusosi ukaryoha. azi no gutakundusha. Ni ukuri yagize amahirwe rero, agize amahirwe kugira umugabo uzi guteka ibiryo ukavuga ati kabisa hano akoze umuti. Gateka ari umusozi ukavuga ati kabisa umugabo andusha no guteka, ati yatetse ndabirya mwumva biranyuze. Iyo tetse ni mwiza. Mana shimwe kandi turagushimiye ko utari nk'abagabo bakira bakabona guteka buri abagore gusa, abo mukamufashanya muri byose. Nawe shimwe ko nawe Imana igumugisha ko umushimiye kwemera ko ateka neza n'ubigaye. None icyo kotsa inyama cyo warabyize cyangwa ni ibintu umenyeye hano? Oya, ntabwo ari ibintu umenyeye hano. Nakuze iwacu, twe twakuze nibona ari njyewe mutoya. Ari njyewe wakoraga imirimo myinshi mu rugo, ngateka nkagira gute, nkunda guteka nyine kuko byangiyemo mama yanyigisha guteka. Yatangiye kunyigisha guteka niga muri garidiyene. Nkura noneho nyine nkunda guteka, ndiga primaire ndayirangiza. Igihe cyo kujya ku ishuri ndavuga nti ngiye ngomba guhitamo kwiga guteka. Ko mukecuru yagushishikarije? Hari option nyinshi yo kwiga ibindi bitandukanye, ndavuga ati ariko iki kintu kuba ngikunda nicyo nkunda, nta kindi kintu nakora. Muri make wagiye wize noze hotellerie? Nize hotel operation, niga mu Ruhango. Ikigo bita Lycée de Ruhango Kirezi. Abantu muri Kenya turabasuhuje. Y'abantu twiyanye turabasuhuje. Niho narangirije. Niko kazi kari kantunze mu Rwanda. Ngeze hano igihe nyine by'akazi hano ntabwo ndavuga reka nite ku mugore, noneho ibindi bisigaye nzaya mbikora ndi kwita kuri madamu.
ngende namwigisha burangiye mwigisha tujya dufata amasomo igihe cyo kumwigisha amasomo yo guteka yes aha niko bimeze ko bimeze agomba kumuteza guteka ubona ko amaze no kubyibuha ameze neza n'umuntu wese waba ubishaka azanyegere mwigisha uri gushyiramo akarusho rwose ubona ko ameze neza ari gutagataka bisa ibintu ari sawa ameze neza rwose akanavuze ni keza gufata amasomo mugateka mukamwitananaho umwe akamenya mugenzi we sibyo na mukecuru turamushuhuje mukecuru mama wawe kuko yakubaye hafi akavuga ati guteka ni ingenzi wa mwana ujye umenya guteka ibyo bita no kumufasha wawe uvuze ibyo gushaka nza kwibuka ko nyine gushaka bibaho kandi ko mwakoze ubukwe ese igitekerezo ko hari abantu bavuze ngo nta rukundo rukibaho ngo ntabwo ngiye nashaka ese urukundo rwakuje mu byo gushaka bitegereje gute abantu bavuga ngo urukundo ntirukibaho nuko batarugira ni ukuri ukubitiye mu cyico njyewe rero urukundo ndarufite nageze hano ntabwo nagiye mu bintu byinshi cyangwa iki nkundana nawe nyine niyo gahunda nahise mfata nawe tugomba gushaka kuko nari mukunze ntabwo namukabana ubuziraherezo ngo ni agahararo ni bya bindi by'ukwezi kumwe amezi abiri bigashira n'Imana ibidufashamo uko nabitekerezaga nuko ku bw'amahirwe n'Imana ibidufashishemo tugera ku nzozi twarose ubukwe burabaye ubukwe burabaye usanga urukundo ufite Febe na rwarimo se rwarimo rugurumana rwinshi avuga ati ni ngombwa ko nk'uko biri bivuga uyu musore ataba wenyine tugomba kubana ubu bitayeho igikumwe arasinya ati nibyo hanyuma amakuru mfite ni uko nyuma yo gukora ubukwe mwagiye mu kwa buki mwamaze igihe mushakwa umuntu atazanwereye se kwa buki mwakugiyemo hehe se abantu bumva ko ukwezi kwa buki cyangwa kwa buki bisobanura iki bivuga iki ku bantu bakoze ubukwe ukwa buki ikintu bisobanura kwa buki nyine ku bantu bakoze ubukwe ni cya gihe nyine bo ubwabo bajya ahantu runaka bakitekerezaho bakavuga ati ibintu twari twarapanze birarangiye se bakareba nta cyapfuye nta cyasigaye nyine bagasubiza amaso inyuma bakareba ukuntu ibintu byose byagenze kuko iyo uri gutegura ubukwe cyangwa se ubuhuza nyine mu mutwe wawe uba ufitemo ibintu byinshi uba ufite stress utekereza ngo bizagenda gute nyine ugasanga nawe ubwawe nta gihe cyo kwitekerezaho ufite ahubwo uri gufokasinga kuri cya kintu kiri imbere yawe saza uko wabuki akenshi iyo umuntu akugiyemo mugiye kuruhuka cyagiye mwamaze mwirukanka mutaryama mudasinzira mukavuga ati none reka dufate iminsi ngahe turuhuke twumve ko dutuje mu mutwe mugashaka nk'ahantu wenda hatari urusaku rwinshi ahantu mutari musanzwe mujya mukaruhura mu mutwe no ku buzima bwiza none mwagiye wutude Kentucky cyangwa mwari muri Kentucky oya twebwe ntabwo twari turi hano muri Kentucky twagiye ahantu bita Maro Beach iba South Carolina ariko ibyacu twabikoze muri private nta muntu twashatse kuvuga ngo bya bindi ngo twagiye ngo twageze gute ngo amafoto ngo twapostinze twageze gute oya y'ibintu hari abantu bakunda ubuzima bwabo bwihariye atari ukuvuga ngo ugasanga wenda nk'umuntu ngeze ahantu ndafotoye ngeze ahantu ndafotoye ngeze ahantu ndafotoye ngiye mu cyumba ndifotoye ngiye kugera oya ni byiza muvandimwe n'umugisha ntabwo twahetse kwinjira mu buzima bwite bw'umuntu kuko ubuzima bw'umuntu harya buri privacy mu gihe runaka ubishaka bo twemba ngo twaganije abantu no kugira ngo ibyo tuganiriye
out ibiri private abantu babashe kunguka, tubashe kubafasha, tubashe kubakomeza. Abantu bari muri South Carolina turabasuhuje, nubwo batamye ko batembereye, ariko rero bavandimwe ndetse n'abari muri North Carolina nabaye mwaka n'amezi 6 nabo ndabasuhuje cyane. Imana ibakomeze kandi ibarinde. Foyibe byari bimeze gute muri mu kwabuki? Baranezerewe? Byari biryoshye. Kuba uri kumwe n'umukunzi wawe mukiri bashya, akwisanzuyeho mwisanzuyeho, ukamureba. Ababiri iyo bari kumwe, umwe yaguye undi abwira mugenzi we ngo komera, kandi ngiyo baryanye barasusuruka. Si Bibiliya? Mwarasusurutse? Ni ukuri. Gutinya kubivuga? Kari gutinya kubivuga? Nibyo. Kwibuka ibyahabereye. Ibyabaye. Byari Kivumu na Jasho. Ibintu ni byiza, reka twere kubakereza. Ni byiza ko tugana turi abakristo. Biravuga ngo nimuguma muri njye musabe ibyo mushaka kandi muzabibona. Kuguma muri Yesu ni iki? Ni gute? Wakora iki? Iryo jambo nimuguma muri njye. Ikintu we yashatse kuvuga ukuntu ngiye mbyumva, nimuguma muri njye ni ukuvuga ngo nimudatandukira mugakurikiza ijambo ry'Imana, mugakurikiza inzira mbereka, mugakora ibyo Imana ishaka, mugakora ibyo Imana ishaka, ntabwo izaduterana ahubwo izatuba hafi. Atari ukuvuga ngo ugeze ahantu runaka wenda bitewe n'ahantu uri urahindutse, bitewe n'ibyo uri kubona biraguhinduye, biguhinduye imyumvire yawe, biguhinduye imikorere, ahubwo utitaye ku hantu uri cyangwa se ahantu. Urabona tukiri muri Afurika hari ukuntu bavugaga ngo abantu nibagera no muri Amerika bazahinduka, ati nta Mana ibayo, nta gusenga biba birangiye. Ariko tutitaye kuri iki gihugu ukuntu kimeze, ibyo tubirenza amaso tugasenga. Ni Imana nyine yashatse kuvuga cyangwa se niko mbyumva. Imana y'umugisha tugaruka ku kantu gato wavuze ati ku rukundo. Ubukwe bubaho kubw'urukundo, kandi kubana kw'abashakanye byose umusingi ni urukundo. Ese nakambaze mushiki wacu Foyibe, ese urukundo ni iki? Urukundo warushaka gute? Ese urukundo ushaka kugira ubutunzi ukaba warugura? Urukundo ntabwo rugurwa, nta kintu wagura, nta muntu waha amafaranga ngo ukunde. Urukundo ni ibiba bikurimo, urukundo ni ibikurimo, n'undi bikamubamo, mugakundana. Urukundo nta mafaranga, nta kiguzi, ubona birabaye urukundo. None ushobora guhereza umuntu ikintu kubera urukundo, cyangwa ushobora guhereza umuntu nta rukundo rurimo? Nko gutanga n'urukundo cyangwa se urukundo? Niba ndi kubaza amana tuwe n'ibyanga uramufasha. Gutanga n'urukundo. Wowe ubyumva gute? Gutanga kubiri. Hari umuntu ushobora kuguha ariko kukwikiza atagukunze. Hari undi muntu ushobora kuguhereza bitewe n'urukundo. Ni ukuvuga ngo gutanga, hari ugutanga kubiri. Hari uwaguhereza atagukunze, hari n'uwaguha agukunze. Hari umuntu waguha atagukunze n'uwaguha agukunze. Nk'abantu baza gutanga ibintu, yamara gutanga ikintu akajya nko kuri YouTube cyangwa kwifotoza, akifotoza yo gukora ikintu ngo yereke abantu. Ese ibijyanye mu rukundo cyangwa ntabwo ashaka kubikora mu rukundo, cyangwa akabikora kubera byaba impamvu runaka kumufotora, cyangwa kujya kuri channel akabikora ari wasanga rimwe abikoza n'urukundo rurimo, cyangwa akabikora mu rukundo? Muri iki gihe abantu benshi
baharanira inyungu. Wenda muri ubwo buryo bwo kuvuga ngo nk'umuntu ushobora kuvuga ati ngiye gutanga kino kintu, ashobora gufata wenda amadolari 500 ukavuga ati ngewe ngiye kuyahereza uyu muntu, ndajyana na kamera, ariko akaba azi neza ninjyana kamera iki kintu ngiye gukora, ninjyana ya kamera ya 500 ariko bagatatu, nta kindi kintu ari gutagatinga, ni ya mafaranga azakunguka ni ya nyungu, bagakora ibintu bari mu nyungu. Yes. Atari ukuvuga ngo ni urukundo rumujyanye, nyine ni ibintu byamuje mvoya. Ya, hari ijambo ryanditswe nibutse uwo murongo cyangwa se icyo biri bivugaho, biravuga ngo naho nakwitanga ubwanjye ngatanga ibyo mfite byose ungaburira abakene, ariko nafite urukundo ntacyo byamarira. Sibyo? Nafite urukundo ntacyo byamarira, ni ukuvuga ngo byose tujye tubikora mu rukundo. Sibyo? Ya, akantu kari menyaho dusorezeho, ndabashimiye cyane kandi abadukurikiye nabo ndabashimiye kubwo gufata umwanya wo kutwumva no kudukurikira, bashimira cyane kubwitangira mwatwafashe, twabasuye mu gitondo, twari twazindutse nubwo atari mu gitondo cyane, twazana no mu gikoni no gutegura, ndetse mwatwakiriye mu duha ko kunywa, rwose ko tutashyize kunuze ngo dusangire ngo turyoherwe. Akanyobwa ni sawa cyane, yabona bwana bagenda bagira icyaka bananitsemo gake gake. Akanyuma nagira ngo nsorezeho, hari njyewe n'abadukurikiye babyumve, ndetse n'umubyeyi imwe mu babyeyi banyu bambwiye ko nyuma y'ubukwe kandi buhaciyemo iminsi batabonye video y'ubukwe. Iri privacy tuyitegereze, iriho ntibaramenya ahantu iherereye iyo video y'ubukwe ko bwagenze neza. Dushaka kujya abatari gutashya butahe, natwe twongere ducizemo twirebere ko byagenze bimeze gute. Ya, video y'ubukwe irahari, bari bakiri kuyitunganya, yararangiye, ikintu gisigaje ni ukweditinga byonyine. Kuko barayimpaye mbona nta gisa neza nk'uko nari mbishaka, so ndongera ndamubwira ati noneho kugira ngo bizagende neza we nayifate yongera ayikore. Ubu niyo dutegereje, nijya hanze tuzabibabwira, tuzayibahereza bazayirebe. Ubwo abadukurikiye babyumve ko bikiri inyuma, murimo kwitegura neza, cyangwa cya ya ndirimbo ngo inkono y'Imana irimo gutogota, nihangane mutagusari muzasarura byeze, dutegereze biraje, Imana ibaho umugisha. Rero nabishimiye kandi nifuza kuganiriza namwe uyu munsi kuri itariki, ndavuga ati abantu twabanye kandi muri abavandimwe, twebwe twarabanye ari muto, ndetse nawe mukaba muri umuryango, muri abantu twisanzuyeho, tutatinya kubaza cyangwa kuvuga igihe biri ngombwa. None rero njyewe navuga na mwene data ngo ati twebwe cyangwa njyewe naje nsanga mukeneye kujya out cyangwa mukatembera, mukaya kwifata neza mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Abantu rero baza kwibona nibaze ko nanjye mbitanze bikoze kugira ngo bibe inyungu. Nateguye amatike, itike zirahenze ariko ntabwo zihenze cyane, ariko ugiye kuyishaka kunuze ku murongo urabizi amafaranga azagura. Iyi ni Kentucky Kingdom, muragenda, hari amazi, hari ibyo kurya, hari gutembera, ushaka kwicunga n'amatike 3 ariko muri babiri. Ubwo ni ukuvuga ngo uyu munsi afite umwanya bagiyeyo, namwe after this time mwagenda mugafata igihe isa mushaka. Mutagiye umunsi mwazagenda ejo, mutagiye ejo iba expired, amatike nayanyu. Okay, thank you guys. Murakoze cyane. Sawa rero, hanyuma y'ibyo ubwo nabahakanye nimba icyo mufite mwavuga, gusuhuza abavandimwe mwase hakurya cyangwa abo muri kumwe hano, tukabahakanya ukavukira ku mutima, ubundi tukabarekura. Yewe ndi kintu nababaza, ndi kintu njya nigira njya amatsiko. Baye nawe cyangwa twavuga after behind the camera. Urumva ari ikintu wabaza tukasubiza cyangwa behind the camera. Oya, wenda mwanagisubiza.
burya umuntu ajya ategura ikintu azi impamvu agiteguye. Kuba warashinze icaro ni byiza, biranafasha, bituma abantu bamenyana, cyangwa se bitewe n'ukuntu waganiriye n'umuntu ukamenya ngo atekereza gute cyangwa se yumva ibintu gute. Ikintu nyine njye nshaka kubaza ni ukuvuga ngo iyi cano imaze iki, izafasha iki rubanda cyangwa se abantu? Ese muzamusura bya bindi byo kuvuga ngo muzasura abantu b'abakristo gusa cyangwa n'abantu basanzwe muri rusange muzabasura, cyangwa se twagushimira ku gitekerezo cyangwa se kuri icyo kintu ubajije. Icyo kintu ubajije ni cyiza kandi cyane kuko nari nshaka kuzashyiraho ikiganiro cyerekana amavu n'amavuko n'impamvu y'iyicano. Iyi cano yitwa Umubwiriza. Tukivuga umubwiriza ko icyo ari cyo, Umubwiriza online TV. Sibyo ndavuga ngo ni ukuvuga ngo ibi twabikoze ku mpamvu z'umurimo w'Imana. Nshobora gusura n'umuntu utari umukristo ariko ngamije kumukereya cyangwa se kumwumvisha akamaro k'Imana n'umurimo w'iteka akora cyangwa yakoze, kugira ngo abashe kuva mu byarimo, yumve ko hari umurongo turimo ukangurira abantu kumenya Imana no kugira neza kw'Imana. Uzakurikira icana ririho abantu kuganiriza barenga 3 tudasengana, harimo wenda nushaka kuba adasenga, uwo ari we wese arisanzuye ariko aganisha ku point y'agakiza y'iyobokamana. Sibyo iyobokamana kuko ubirebye urabona abantu bajya mu bintu by'amakomedi bakavuga ibintu by'umusutku, ibintu bidafite agaciro, ibintu ubona biri gusetsa ko abantu muri minsi n'abakristo abantu anywhere. Urasanga abantu bafite stress mu mutwe, bakeneye guseka, bakeneye kwishima, bakeneye kumva, n'ugasanga bya bintu umuntu ari kuvuga aje sometimes yambaye ubusa, ntiyikwije, ari kuvuga ibintu biri no sense, wumva utakeneye umukristo adakeneye kumva, ariko kubera bari stress kuko bari busy, bafite ibintu bishaka gukangurira ubwonko bwabo, bagakurikira bya bintu. Ugasanga umuntu ufite comedy uvuze ibintu bidahuye na rimwe n'iki jambo ry'Imana rivuga, agakurikirwa ugasanga 1 hour agize 1 million views. Urumva? Ariko washira ijambo ry'Imana kuri channel, wavuga ubutumwa ukaganiza abantu bijyanye n'ijambo ry'Imana, ugasanga 1 week abonye 2 views, abonye 7 views, abonye 100 views. Urumva? Ibyo ntabwo bavangura muri business cyangwa ushaka kugira kukitwe. Dukeneye gukangurira abantu umurimo w'Imana, kumenya Imana. Binabikoze kuko ari igihe twagize ibibazo runaka kandi urabizi, mbere yaho habaye ikibazo cya corona, abantu baba mu mago batangira kwiga ubwenge bwo gushaka Zoom, kujya baraganira bakoresheje face kamera, bagakoresha Zoom, bakajya babona na face to face, bakaganira online. Wenda ndakajya ku WhatsApp, abantu baba mu rugo babura no gusengera. Ibyo biza kuba ikibazo, batangira kwiga ubwenge bwa Zoom. Nyuma yaho abantu aragiye bagira guki intambara zikaba, abantu bagatatana, bamwe bagahunga, abandi bakava iyo bari ugasanga baricaye, bari ahantu hari prive cyangwa se bari boring, nta kureba ijambo ry'Imana, nta kumva ijambo ry'Imana. Niyo bino bintu nabiburanye igihe kirekire, ariko ikusa y'Imana yemera ko bino bintu biba. Niko iyi channel nayishinze, cyangwa se ko twateguye kino gikorwa kugira ngo ari ijambo ry'Imana, ari ibiganiro bifasha abantu kumenya Imana no kumenya umurimo w'Imana no kumenya ineza y'Imana, mbega muri make iby'Imana ikora. Abantu bari boring, uri mu murimo, uri mu rugo iwawe, ukurikire wumve impamvu twashinze iyi channel. Ndumva icyo ni igitekerezo cyiza, kandi Imana izabaha imbaraga mukomerezaho muri mu murimo wayo. Kuba muri mu murimo wayo ntabwo izabura kubashyigikira. Amen. Natwe tubifurije ibyiza. Ikintu twabifuriza aba bantu bafataga umwanya wo kureba nyine n'ayo makomedi, bajye bawufata bayarebe, ariko bongere bagaruke barebe
iby'Imana ibitangaza ikora mubabwira ijambo ry'Imana nk'uko bavuze ati ni ukuganiriza abantu bose mubaganirize. Hari uwo bizagenda bizafasha abantu benshi cyane, hari n'abo bizahindura nk'uko twabivuze ati ntago wavuga ngo uzabana n'abakristo gusa musengana gusa, tugomba kubana n'abantu bose. Kandi ikindi hari abantu bafite ikibazo ingingimira ku mutima cyangwa bakagira ibikomere byo mu mutima bituruka nk'uko bivuze, bakajya gusenga ariko batana ibikomere, bajya gusenga bagataha baremerewe. Abo bantu bafite ibibazo badafite aho bavugira, badafite icyo bavuga, bakumva ko bafite umuntu babibwira cyangwa babivugira baruhuka. Muhawe ikaze ibintu byacu bya privacy, ibyo tubisha atari ngombwa nibijya kuri umurongo, ibyo twumvisha biri ngombwa tubishyira kuri umurongo. Rero muhawe ikaze, ni muze tuganire, cyane cyane abakristo bakunda kwifata bakitinya ngo ntabwo cyangwa ushyira ibyanjye hanze. Nawe nkeneye kugira ngo ushyire ibyawe hanze, biri privacy bizaguma biri private ku ruhande rwawe, ariko niba ushaka kuruhuka ugeneye kuvuga, turagusaba kugira ngo uze utuganirize, utugane, uvuge ikikuri ku mutima. Kandi n'abo ukeneye gusuhuza, n'abo ukeneye ko bakumenye, Imana ibahereze umugisha. Nkaba rero ngira ntarasoza, nabasabye mufite abantu mukeneye gusuhuza 2-3, ari aho wavuye n'ubwo utavuze urugendo rwawe kuva hirya no hino Afurika kugera hano, ni birebire n'ibyazafata ikindi gihe, bitwaza biganiraho. Papasi yacu yari tumaze kuganira na Foyibe, umuryango wavuga ati ndabasuhuje hirya no hino, tubahaye ikaze, ni umwanya wanyu. Ahandi hantu usanga bihenze, ariko twebwe ntabwo tugurisha, ntabwo tubakumiriye iminota mikeya. Mwakoze nyine abantu bo gusuhuza, ndabasuhuje nyine. Dushuje abantu bose tuzi. Dusuhuje abantu bose batuzi n'abo tuzi n'abadutahiye ubukwe. Ni karibu muri uru rugo, tuzabakira muri Sanga. Sawa, Imana ibahereze umugisha. Uyu mwarimo mwumva ni frère cyangwa se mwene so Damien Dusabe. Twari tukumwe n'abatumirwa b'uyu munsi, akaba ari mwene so Mfitumukiza ndetse na Foyibe, akaba ari couple tujya tuganirize kuri uyu munsi. Muri iyi minsi turimo tujya tuganiriza kandi dufasha abantu kugira ngo babashe gukurikira no kutuba hafi. Mukurikire kandi mukomeze mutwiteho. Yari channel Umubwiriza Online TV. Reka dusoze kwishyira mu bintu by'Imana, dusenge kugira ngo dusoze ikiganiro cyacu kandi Imana igomeze ibaye natwe. Hari akanyuma rufite uzaga katinga ariko byara akantu cyako tuzagaruka behind camera. Reka dusenge turabivuga naho ntabwo ntashye. Turagushimiye kandi turaguhimbaje wera Mana yacu, kamana dukunda, uri Imana igira neza. Twishimiye kandi tunezererwa kuba mu muryango. Twasuye uyu muryango mushya, batangiye urugendo rwo kubaka urugo. Ni umugambi wawe, kandi kubaka urugo ni kampani yashinzwe nawe Mana. Waravuze ngo si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Uvuga ati kuko uyu muntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata, niba bakiri babiri ahubwo akabaye umuntu umwe. Niyo mpamvu twasuye uyu muryango kugira ngo uduhane umugisha, kandi abumvishe ibiganiro bakazabikurikira bizabafashe, nawe Mwami uzabahereze umugisha. Bana natwe utuyobore urugendo rwacu rwa buri munsi, utwiteho kandi utugire neza. Hamwe nibibarwanya nawe ubirwanye. Kwavuze ngo uzaba umwanzi w'abanzi bacu, biturwanya uzabirwanya. Ibintu byose byazavanye no hino bishaka kubuza amahoro uyu muryango, mu izina rya Yesu ngiye kubasengera kugira ngo ubineshe. Mu izina rya Yesu wendo rwacu turagwaye kugira ngo Mwami urwiteho. Bana natwe gutangira no gusoza Mwami imirimo yacu, cyo dukora ibyo ushima, cyo dukora ibyo ushaka. Ugiye kuza bidatinze, turi mu gisekuru cya nyuma, abantu batari kumenya ko igihe kirangiye bakora ibyo bishakiye. Twe Mwami uturinde kandi udukomeze. Ibikoro hano byose tubishyize mu biganza byawe kugira bikangure bituma babyumva, kandi natwe bidufashe bitugire akamaro, biteze intambwe umurimo wawe. Bose bamenye kuri Imana kandi uri muri wowe,
Yesu Kristo ko ntacyo azaba. Uri Imana igira neza, uri Imana ita kubayishaka, uzo ni munshakana umwete muzambona. Ngaho dushoboze gushakana umwete n'utarakumenya agushake kugira ngo amenye kugira neza kwawe. Tubisabe twinginze kandi twizeye gukomeza kubana natwe muri byose kutubyambaje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Bene data mwiyeze mu mitima kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe kigoramye.